ndabona mfite ibibazo birengeye uburasuka burayoko nta kandi kare umuvandimwe wamfashe ubuzima n'indi none kureba byanze n'akabyara nagerageje guca mu nzira nyinshi ariko izi ziramita bajya babivuga ngo umwambi ushuka umuheto bitazajyana koko yubimumu iyi ngo agasimbi sinzara sinagira akamfasha Essa bro. Meza bite? ndetse wamungu Ndasa kwa mimi hanga. abana meze nabe ma ndetse mubwo ikibazo cyane nta kimwe cinyuma Neza shamba. Ese meze bite? nahi wacu inzara irasenyutse Kandi inzara. Sasa kwanza kumuri imizi. kugira ngo ho muhazemo inzara yirukane n'imbeba Nimbe zirahunga bose. cyari mwana nida Izo nzara. aba bana bababwira wapi urwara inzara irengeje Uzi iyo nzara ufuka ubwo. Yabayeho mu bihumbi bibiri. Byo bita za rumanuri babaza. icyo gihe naravukaga kuresha gutya ntago ari uko iyo nzara itariho icyo gihe nibwo nari imvura Niyo mpamvu ari ureshye gutyo. Cyangwa mvara uritse. none rasa yishuka rero ko cyane nko kuba ndyamye Iyi cece. ntago ari cece nishuka mwana Ubura narayisase. ubu kuba ndi hano mando kibona ko none gama uwo inzara iriyo irasenya inzu Tutuntu sora kwa. no twanje ariko nambera pe nundi umwana mwiza Reba ufite n'impano mwana yo kuba wabona umusitari ukagera kure. nyine mbonye nk'umuntu nzamura wabimfashamo se wenda banzo ngaburire gusa Wenda mene ndabyimenye iki ari cyo kurya mu rugo ntabwo cyabura. Ahubwo twakata tukara none nemvuye mu rugo harakwanda hari cyo kurya. mfasha mwana mfasha Gendera. meze nabi None sa iwanyu ni hehe? ni Nyaruguru ni za Nyaruguru naje nje kwahirira inka y'umuceri umuceri reka mare gwaga inka akaminjere kandi naraza kama fundeza None se kubera icyo ataguye ibyo kurya n'imyene n'iki kandi numva we umukamo warawongere byataye. biragiye kungurangurira ino sho arambwira ngo durusiko nawo kwegama nta birangiti bihari Aguye mu kiyamana. ngo nibyari bihariye sogokuru abijyanye ataha Sogokuru we. nta kundi ko tugira umfasha nyine Genda mwakwa icyo kurya. Wenda mu rugo cyane. Aho kurara nta kibazo ariko icyo kurya tugifite. Niyo nzara umbwira niyo muri 99 azakana. mwana wamfashije ukantaba None ibibazo mfite nabyo Nafunguzo mfite. wayishe wayishe Bazumera saza nayo nishi ngufuri. nani mwana hano ndaharyama urumva jya ndaharyama Araharyama. None se cyewe n'indi iki hara ku muhanda. Urinda ryama ngana ntago usanga se murabo. ese nta kuntu wangirina Inama. nanano zere mukwata Imyumbati. Apito ahangaha mugire ntago bajya bahinga. naga kuvuka nabo gasaza nabo gakura nabi kugira Abagabo ababyeyi siko tarume. yinjira ababyeyi nk'aba urugiye ruvuyeho Sigaho. Umera sanze dore ingufuri dore yayiguze muri 94. Wayitoraguye. Ariko wanyirije umwuma n'uyu mwambi mani mfite mu ndo nayo nta kintu nagufasha pe. Ntayo gukubita n'agapira kandi kataraka ngaka rwose. Ukajya ugahinduranye n'iyicece. ko ndabizi ko ibibazo bitabura aho nzajya ndayiteguye imbere yanjye haragoye wallahi Yakora ndabona ubuzima mubayemo bukaze pe. Ikiye nagufasha ndabona bukomeye. ana barakomeye Icyo kurya cyo pe nta kukigwa aho nsanze umumeri wapi yagiye. Ubu sinzi aho yagiye nabo buri so bazarya. Kasi nakubwira ngo turi muri wapi. bira no mu mutwe Ndase Nino ndeba no mu mutwe. n'amadirede ahubwo. direde n'ibibazo mwabata mu biryo byavuga ko utari waziza None se ubu ngiye ntabwo zirimo. ziri hese kubera ibiryo byaguhinduye imbisi Ntabwo kantu butambitsemo. ukamesha se ko nagusaba ukandingana urajya ngo nkukorere ngo nigafuze nagafurisha wowe None se ubu tubigenze gute mari? nyine ubwo urantembera Nagutemberana none mu mufuka se. hoye Mukize. aho warugiye Apa ndakaswejeje. Gusa kureje ko ndembye hano ari burengaha Genda wenda tujya kuri hano kwa papa Cyohehe turebe wenda ko hari ikintu kiri. urabyize ko ari ibiryo Ntabwo byaba ariko none sinzi bisaba kubanza kumutera injoka. Cyo ibiryo by'ubu sabe ariko abikana. ibiryo byawe Nta kibazo babona icyo kurya. ya None se wakora abana bakiri mwajye muri kubigura mwajye mureka gura n'abana batindi mukabigirizaho nkana muzika imana atazi ngibi bitashye bikabimba byashe turabizi ariko
kandi nanjye ngiye cyo kurya ndabona murabsereza nanyu ngo ndagira ingurube ndagira ihene wagwa akabenzi ngo kirukanka inyuma gafite naramahemba gana kuri wakirwa kirimo amadayimoni wacyukanka nuti nera siko kazi wakoraga naragiraga inka inka ntacyo byose nanka nangurube nambeba byose n'ikimwe uvuze ngo nanjye ndi benzi bashishuri reka vandimwe wayo mama muri kumwe se niba muri kumwe isaha ku isaha niko tutari umuvandimwe w'akabenzi mfite guserereza kwinshi nkamujya ngo ugumye kunyiteranya n'ingurube nishingikirije ibiryo nari nabone twagenda tukavanga njye ko nzaba Imana irakuze n'ubundi Imana irakuze Imana yabaye Imana nari gupanga mana kandi agatima k'imbwa Imana ari gasonze navoka y'ipose nanuki rero niyo mpamvu rero ntukihebe ubuzima buracyakomeje sibyo se ariko burakomeza ari inkweto namba burakomereza hehe ijya se unambaye fosi noneho nawe ariko amazi arahari nakuvuga gacafuza da kandi hakinze ntabwo sizana umumeri yagiye se umubungu yagiye mu kubita cyo kurya ibyo kurya birahari we biva gukandisha igifu wibibwira ibyo bintu urandisha igifu rero sinzi ukuntu twabigenza pe mfite kugenda kandi sinagusiganga kuba ushobora kuza kirangura igisamba ariko reka kwibariza niyo mpamvu yatuma utatwiganga ubu mu mbaraga nyazo kuba navugisha urabona nazimara nzicisha n'ingufuri imageza turabazi sha urya wayitendeka imbaraga ufite ntago ari nyayo izihe sa n'iki gifu kingugunago irakirashya abagabo nkabo ndabizi bamufite umwana ndarwaritse wibifata brage ndarwaritse shumi ndarwaye fresh ndabizi ariko ntabararane hafi musiganga uryamye munsi y'urugi